Yes. Shalom. Amahoro y'Imana akomeza kubana nawe kandi ubwiza bw'Imana ukomeza kubana namwe. Nari maze igihe kinini ntakora icyo bita video, ntabahereza video. Ndangije ndatekereza ndavuga ngo mbese abantu banjye kuki ntabahereza video, hari kubura iki? Ndangije ndicara mfata ikaramu ndandika, maze mfata ikaramu ndandika, mfata igitabo ndasoma. Ariko nza gusomamo yuko abantu bawe nza gusoma neza ko abantu bawe ugomba kuzajya ubahereza ijambo rya buri munsi, uba kuri kwa buri munsi, ndetse ukubita, ukosora, utoneka. Umuntu wese utavuga Imana ishaka neza mugitege mu kanya gato ndaje. Ariko mwabaye mute? Mumeze mute? Mwabaye mute bantu banjye, inshuti z'umusaraba? Uyu mwanya rero tujya kuza gusesengura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi ni part 1 nje kubahereza. Sasa urabona hano hari umupasiteri uri kuvugwa cyane, yitwa amazina ye ni Pastor Akimu. Arimo aravugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse hakavugwa ko hari ibintu byinshi yagiye akora bitari byiza nk'umukozi w'Imana cyangwa se nk'umuntu, nk'umushumba yagiye akorera intama. Sinzi uko uhise utekereza, sinzi nicyo uhise uvugira mu mutima, sinzi nuko uhise ubyumva, ariko nyumva neza. Nanze kugira ibyo ntangaza byinshi, njye ndacyarimo ndacukumbura, ndacyarimo ndashaka ukuri kuzuye, ndacyarimo ndashaka amakuru yizewe nyayo. Haravugwa ko aravugwa ko uyu Pastor Akimu n'amakuru agenda avugwa ku ruhande, agenda atandukanye, abantu benshi bagenda bavuga. Harimo amakuru avugwa yuko uyu Pastor Akimu iyo umuntu amubwiye ngo namusengere ashyiraho video call, amubwiye ngo nashyiraho video call, cyangwa se akamubwira ngo hari ikintu neretswe ku kibero cyawe, twikurura ubundi tugusengere. Ayo ni amakuru agenda acicikana, ariko tudafitiye igihamya neza. Dushaka kugira ngo tubanze tumenye neza mbese aya makuru arizewe cyangwa niyo. Nta mandi dusanga aya makuru yizewe nibwo tuzareba icyo tukora, nanga se nibwo tuzareba uko tubagezaho inkuru irambuye. Ariko nanone nidusanga aya makuru ari bihuha cyangwa se atariyo, kuko abantu benshi social media nyinshi iyi nkuru zagiye zitangaza, benshi bandika, abandi bashyira bapostinga bavuga ko ajya ahamagara umuntu, yamara kumuhamagara akamubwira ngo nashyira video call. Hanyuma yamara gushyira video call, hama akamubwira ngo twikurura, zamura ku myanya yawe y'ibanga, hari ikintu kiriho nshaka kugira ngo usengere. Ibaze nanjye nibaze, navuze ngo rero uyu munsi ndaza gutoneka abantu, ndabababa murumirwa, ndabatoneka. Ariko mu mwanya yuko ntarabatoneka, ndaje mbahereza amakuru meza, kandi nk'aya ngaya nyasasanure neza, nyashyireho neza. Gusa mumenye ko ubwami bw'Imana buri hafi, nta cyadutse munsi y'ijuru, nta gishya, byose byarahanuwe kandi byose byarumviswe. Reka mu gihe njye nkishaka amakuru yizewe n'ibihamya n'ibimenyetso, reka uyu Pastor Akimu mugire icyo bita reka mbe ndetse gatoya, hari ibimenyetso ndimo gukomeza gushaka no gukusanya kugira ngo nze mbazanire inkuru ishyushye, iryoshye, imeze neza cyane. Hanyuma rero ubwiza bw'Imana ukomeze kuba kuri mwebwe, kandi neza y'Imana ikomeze kuba kuri mwebwe. Mwamaze gukora subscribe, mukomeze kabisa, mubane natwe mu biganiro byose tujya dukora, mubane natwe mu buryo bwose, kugira ngo tuze gufatanyiriza hamwe. Imana izajya ibahereza iki? Umugisha mwinshi cyane. Uyu Pastor Akimu arimo kuvugwaho ko yaka amafaranga bamwe mu bayoboke, abandi akagenda yaka inkunga hirya no hino mu ba diaspora n'abandi asengera, dore ko aba mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaba kenshi ari mu Rwanda. Uyu Pastor Akimu yatangiye kwamamara muri 2023 avec 2024, aho ngaho 2022 muri Covid niho yatangiye kwamamara, ndetse akaba ashinjwa
imbaraga, ko akoresha imbaraga z'umwijima, imyuka mibi, ariko bikaba ari inkuru nabwo ari ibihuha nabyo dukeneye ko tuzaza kumenya neza tukabimenya, ubundi tukazaza kubahereza amakuru nyayo yizewe cyane. Ndabizi neza yuko niwaza kureba iyi nkuru uraza kuyikunda, cyangwa se sinzi ko uraza kubigenza, uze kwandika comment, uze gukomantinga, wandike, numara kwandika ulayikinge, unasharinge ibiganiro. Uyu munsi wa none rero, cyangwa se muri uyu mwanya, nicaye kuri kamera, njya muri studio, ndavuga ngo ngomba byanga bikunda, ngomba gukora part 1 y'uyu mugabo witwa Akimu, cyangwa se aracyari umusore, ariko akanaregwa yuko uyu Akimu arimo araregwa ibintu bitatu, cyangwa se abayoboke be nanga sabo yasengeraga kuri TikTok, Zoom, aho ngaho niho hantu yasengeraga cyane, ndetse afite n'ikanisa yasengeragaho kenshi. Ariko mu gihe yabaga ari mu Bubiligi, afite itorero yajyaga akoreraho cyangwa se ayoboye, ariko nanone akaza kuri social media, TikTok, ndetse no kuri Zoom na Google Meet, hose arahakorera, so no kuri Instagram. Sasa rero uyu Akimu akaba avugwa yuko yaka amafaranga abantu ayoboye, ndetse kugira ngo abasengere. Ayo ni amakuru agenda arimo kuvugwa. Ikindi, uyu Pastor Akimu akaba hari muri bamwe bamuvuga yuko yajyaga ababwira yuko ashaka kugira ngo abafashe babe babana nk'umugore n'umugabo. Nyine abantu bose yakoraga ibyo ngibyo, babwira ngo bamwe ngo nibatwikurure, yabwiye ngo abagira abagore abashake, kumva mwarabwiye ngo mugire umugore n'undi, ariko nabwo ni amakuru ndimo gushaka neza yizewe. Nimara kubona amakuru yizewe neza, ndaje mbatema ikiganiro kiryoshye cyane. Ndabarabuye ngiye kubatamo ibiganiro, ngiye ndabarabuye hakiri kare, babwira ngo nimwe maso kandi mwiye kwisengera. Naje noneho naje mva kwetura inkweto kuko ugeze arahera. Ndaje gutoneka abantu, ndaje kubaba abantu, ndaje kubatoneka no kubaba kugira ngo n'undi munsi. Ariko nanone aba bakobwa nabo, niba ari byo koko umukobwa bakamubwira ngo twikura tugusengere, agatwikurura akazamura ruguru, nabo bivugwa ko ari nk'imbaraga y'umwijima aba yaboherereje, cyangwa se ubundi buryo kugira ngo baze ibyo byose kubikora, bakumva ko nta kibazo bibatwaye, ariko bikagira nyuma bikarangira bimenyekanye. Ngo urabikora ukagira ngo mpamwe nawe, ariko nzabishyira imbere yawe ko bikurikirana nta kizagukiza. Sasa rero turimo turashaka amakuru neza kugira ngo tubanze tumenye uyu Pastor Akimu niba ibi bintu arimo kuvugwaho n'ibimenyetso, niba ibi bintu ari kuvugwaho n'imbaraga y'umwijima, imbaraga yavanye Nigeria. Hari uwavuze ko yavanye imbaraga Nigeria, ndetse akaba afite kenshi, akaba ari ikoti afite ririmo izo mbaraga ndetse n'impeta. Ntabwo twewe turimo gushakisha amakuru neza, tugiye kuza tuza n'ibimenyetso byose bavuze, noneho turebe ko ariko bimeze. Ubundi uyu Pastor Akimu nawe tuze kumuvugaho, ndetse nanabwira abantu ngo mube maso kandi musenge, mwisengereye. Ibihe si bya bindi, amazi si yandi, ibihe byahindutse. Niyo mpamvu umuntu wese yakagombye gushyiramo icyo bita imbaraga yo mu kwisengera no kubwira Imana, ikamufasha mu buryo bwose bushoboka. Turiho kubera Imana, babaho wongera ubeho mu izina rya Yesu. Njyewe nabasezeranije ko nzabagezaho ibiganiro byinshi
kandi ibyo abandi badafitiye ibihamya njye nzaza mfite ibihamya. Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire, haze kwifuza ku mitima yanyu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen kandi amen.